Muraho neza, nitwa Mutesi Sandra, ndi umushoramari mu iterambere fund. Ndi hano kugira ngo mbasangize ubuhamya bwanjye. Rero nkunda kumva ekuteri, mfite ekuteri cyane, ni gake pe ziba zitari mu matwi. Si icyo gihe nari ndimo manuka njya ku Murindi hano, kuko ntuye hano za Rusorora. Ndi kuri muri ekuteri numva radio, haba hajeho advert y'iterambere fund. Ndabyumva batubwira nyine bavuga ko washora n'iki. So hari muri weekend icyo gihe kuko mfite konti muri Equity Bank, so nibwo nagiyeyo nuzuza ibisabwa, ariko nta makuru menshi ahagije nari mfite ku iterambere fund, kuko numvaga nyine no gushora kandi ubwo nyine amake ni bibiri, kandi rero bakubwiye ngo urashora wumva rero nyine nawe wabaye umushoramari abandi. Ku buryo rwose nubona ka message yo kaje bakavuga ati mushoramari, mba numva ndi umuntu ukomeye cyane mu gihugu. So rero nuko namenye iterambere fund muri ubwo buryo, ariko nta bintu byinshi nari mbiziho. Ariko ni muri kwa kundi uvuga ati gusevinga umuntu nuko bigerageza. Umuntu nabikoze ari ukugerageza kureba ko ngewe ku giti cyanjye nshobora kwiha nuza ndebe ko nabishobora. Ntabwo nakoraga, ariko ubu ufite abafamiye, ufite abantu bo muri famiye, kwa kunda guha nka 5 ugiye ku ishuri cyangwa 10, nkakuraho ibyo 2, ariko ubwo nyine ni rimwe na rimwe, ntabwo byari ibya buri gihe. Nyuma nza kubona akazi, mbonye akazi kuri ibyo 2 natangaga ndazamura ngera kuri 7 bitewe n'umushahara wanjye. Nkomeza kugira gutyo, ariko atari ibintu rwose bishizemo imbaraga. Ariko nyaje kubiha agaciro muri icyo gihe, mu gihe cya Covid. Igihe cya Covid akazi kabaye okay, narakomeje ndakora, ariko hari ibigenda bihinda, kugabanyirizwa umushahara, izindi za assurance n'ibiki, hari izindi profit nk'umukozi cyangwa umukoresha nk'umukozi zagiye zivaho, bigatuma ya stability yawe ku mushahara ihindagurika. So aho ngaho nibwo yagiye imfasha, kaza no guhagarara, mara nk'amezi nka 6 nta kazi mfite. Ariko muri icyo gihe iyo noza y'amezi 6, aho niho iterambere fund yangobotse. Narizigamiye, nsanga hariho noneho n'inyungu, nakuraho amafaranga nkavuga ati seko nyamaze, ariko bakambwira ati reka da, hari n'inyungu. Bambwira nakumva inyungu nkumva ni menshi, kuko nawe baraga ayo nari narashoye kuva 2016 kugeza 2021, atari ibintu nkora bya buri munsi, mvuga nti wenda buri kwezi mfite amafaranga, ni ibyo 2 nayo 7, nta nubwo narageze ndenga 10. Ariko aho nabara narebaho ndebyeho noneho nkabona amafaranga hari ukuntu yikubye, ariko ntazi mu buryo neza ibyo ari byo. So muri iyo prolonge y'amezi 6 nta kazi mfite, niho yangobotse. Ntago nigeze nshoma ngo mpangayike ngo kubera iki, ngo kuba kakazi kahagaze ati bimeze gutya na gutya, ati ya sabone ndayibuze, ya iterambere fund yari ihari, kandi byose byatewe nuko ni haye noza yo gusevinga, nganireka ni bit. So ibyo nibyo byamfashije, ariko maze kumenya agaciro kabyo niyo value y'ikigega n'inyungu umuntu ayikoramo nk'umuntu ubitsa, byampaye indi shusho, mbibona mu bundi buryo. Niba bimfashije aho ngaho muri ayo mezi 6, ariko ubu ngubu nshobora kwiha target nkavuga nti mu myaka 2 cyangwa 3 nkeneye iki,
kandi ushobora kukibona mbikoze gutya na gutya nsevinze ni sevinga mu iterambere fund ayo na sevinga ashobora no kubonaho n'inyungu iri hejuru kandi nkagera kuri icyo ngicyo kandi n'iyo nyungu nkayibona muri rusange. So ubu ngubu mfite akazi aho kandi ubu ngubu bimeze neza nta kibazo. So ubu ngubu iterambere fund mu buryo nkifashishamo ni ukureba ejo hanjye hazaza n'igihe cya masters. Ubu nibyo nteganya kwiga ariko kubera ko umushahara wanjye biba bigoye kuwuhuza no kwiyishyurira masters n'iki, ni muri ubwo buryo mbikoreshamo. Navuga nti ubu ngubu mfite noza mu myaka 2 ayo nzaba nagejejeho ashobora no kuba menshi, ariko kuri njyewe nyuma y'imyaka 2 nzajya kwiga nkoresheje amafaranga na savinze mu iterambere fund. Nk'ubu ngubu cyangwa niba akazi mfite, niba ari imodoka shaka imodoka cyangwa ikibanza, so ibyo byose biri muri targets zanjye ziri mu byo nteganya. Ariko icya mbere ni ukwiga, so iyo pati yo hari aho byageze kandi bigeze kuri 90%. Kuyo nifuza ko nakabaye mfite kugira ngo ntangire nkomeza amasomo nkeneye kwiga, byo biri hafi. So iyo pati nirangira nzavuga nti nibirangiye igikurikiyeho niki. Ni muri ubwo buryo iterambere fund ibifashamo. Uko ngewe mbigenza kandi binamfasha nuko hari principe nihaye bitewe n'umushahara, haba uko mpinduye akazi, kuko natangiye ndi umuseriveri ariko ubu ngubu ndi mu IT. So amafaranga uhembwa uri umuseriveri n'amafaranga uhembwa uri mu IT biba bitandukanye cyane. Haba kuri ayo uri umuseriveri ni make pe, ariko ntabwo byakubuza gusevinga ari ibintu wahaye ubushake, wagizeho ubushake cyangwa wihaye intego ukavuga ati ngewe muri ngewe nkeneye gusevinga. Kuri ngewe principe yanjye ngenderaho, amafaranga ninshiza ku kwezi mbanyazi mba naramaze kuyateganyiriza. Iyo hagize igihinduka bibaho ko hari igihe bihinduka uko kwezi ntuyabone, ariko nanone ni byiza ko umuntu aba afite ibyo agenderaho. Nkanjye ngendera kuri 50 50 30 20 ku mushahara, 50 akajya muri bya bindi by'ingenzi twese bituma dushaka akazi. Ukeneye akazi kugira ngo urye, ntiwaba mu nzu utayishyura. So ibyo ngibyo ni nk'ibintu ubuzi neza ko amafaranga yose wabonye uba ugomba kubitanga. Ariko hari n'ibyo twebwe nyuma yo wamaze kugira ibyo, hari ibyo tugira rimwe na rimwe bisaba ko twigoma. Nk'urugero ushaka kuba ufite nk'isaha 2 cyangwa 3, ariko nanone isaha 2 3 nta mpamvu. Ushaka kugira iyo imwe cyangwa ukagira 2 zo kwambara. Ukigoma ukavuga ati nimba uku kwezi naraguze urukweto, ugukurikiraho kuki ntaya savinga. Urukweto bari 25 kuyatanga biroroha kubera ko twese rwose tururubyiruko. Urukweto rurasohoka abati ntarutunze bakubwira ati ni 25 kandi 2 bikaba ikibazo kuya savinga. So ni kwishiraho ugira target, ukagira goal muri wowe, ukamenya icyo ushaka mbere na mbere, icyo ushaka kugeraho. Iyo ngibyo binagufasha muri iyo principe yawe. Ushobora no kudakurikiza 50 30 20, buri wese afite uko abigenza. Hari n'ushaka kuvuga ati ngiye 70 nzajya ngira 10 wenda cyangwa 5% niyo nzajya savinga. Iyo 50 30 20 yabiteye ngiye 50 30 20 yanjye ni 50
ijana aba ari ibijyanye n'iyo nzu no kwambara kurya. 30 ni twese turasohoka ukajya kurya sho, tukajya za piripiri na za mezonwa kumva uko bimeze. Ariko noneho muri ayo ngayo nkagira 20%, 20% 10 aba ari ryo iterambere fund. Irindi 10 ni ya yandi ngewe kuri ngewe mvuga ni in case aba yakanu ka emergency. Ibyo icyo bimfashaho no kugira ngo rya 10 nabikije nzajye kugira ngo nzajye kurikoraho ryo mu iterambere fund, nuko ayo ya emergency yambanye make. Ikintera n'ishema kurushaho nuko amafaranga umuntu aba yabitse y'invest, nubwo tuvuga ngo ni saving ariko ni investment, ni fund, ni ikigega cyashyizweho na leta cyo kudufasha twebwe nk'abaturage kugeraho cyo twigezaho, kandi nabwo tunafashije n'igihugu. Niba mbitse amafaranga ndi investinga, leta nikenera kubaka iyo mihanda, nikenera amashanyarazi, kongera amashanyarazi mu cyaro, niho yifashisha muri ya yandi twebwe twita ko twasevinze ariko ari investment. Ni nayo mpamvu batwita abashoramari. Kandi ubundi mbere umuntu yabaga azi ngo umushoramari ni umuntu ufite amamiliyoni n'ibiki hano hanze yahageze, ariko yaba 2 yaba 3 ubu uri umushoramari. Uba wasevinze ku giti cyawe, ariko uba wanashoye mu bikorwa bya leta, bikatugarukaho nk'inyungu, kandi natwe ubwacu mu mafaranga yacu bikatugirira akamaro, tukabona iyo nyungu. Twahereye ku 9 inyungu 2016, inyungu yari iri ku 9, agaciro ku mugabane ari 100. So rero iyo twashoye tukabona hari inyungu yiyongereyeho, uyu munsi uvuye ku 9, ejo igeze ku 10, igeze kuri 11, ni ibintu biduha icyizere cy'uko amafaranga yacu ashorwa neza nk'abashoramari cyangwa abanyamigabane, kandi binagaragaza ko n'igihugu hariho kiri kugera, kuko amafaranga iyo nyungu ituruka mu yo iterambere iba yashoye, bikajya muri leta ikatwungukira. Hange rero ubwo numva rero 11% ko yomba nashoye bari amafaranga menshi ntashobora kubona mu munsi umwe. So icyo nakangurira urubyiruko rugenzi rwanjye, nanjye ubwanjye ibintu byo gusevinga nabitangiye nta kazi, kandi atari no kuvuga ngo wenda mfite nturuka muri famiye ifite ubushobozi cyangwa bayoresha igitiyo cyangwa iki, ariko nta mafaranga ajya aba make pe. Icyiza cy'iterambere fund, amafaranga make ashoboka nta muntu wayabura. 2 ni amafaranga twese mu rubyiruko tutabura, wayabona, kandi ni amafaranga ushobora kubona mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ni nk'uko wajya kugura icupa ry'amazi cyangwa ya fanta, kandi muri twebwe ikintu cya mbere tugomba kugira nk'urubyiruko ni ukwigomwa. Niba dushaka kugira icyo tugeraho tugomba kwigomwa ikintu. 2 ushobora kumva ko ari amafaranga makeya, kumva ntacyo yakugera, kuko ako kanya iyo uyafite uba wumva ari make, ariko iyo ufashe ukavuga ati reka nyakureho nyabike abe saving cyangwa abe investment muri fund, ejo cyangwa ejo bundi avamo 5, akavamo 10, akavamo 100,000. So nuko icyo nkangurira urubyiruko ni ukumva ko nta mafaranga make abaho, kandi none bikanoroha winvestinze mu iterambere fund, kuko 2 ni amafaranga make pe. Sinzi ukuntu nabivuga pe, baratudabagije. So icyo bisaba ni uko tubanza kwiyumvamo, tukamenya icyo dushaka nk'urubyiruko. Wamara kumenya icyo ushaka kugeraho ukiha intego, kuko nta kintu na kimwe wakora nta ntego. Naba no mu kazi iyo karimo uba uvuga ati mu myaka 5 nzaba ndihe,
kuko turi mu isi yiruka uyu munsi hari ibigezweho ejo hazaba hari ibindi bigezweho ariko muri ibyo bigezweho ntago wabigeraho nta kintu udafite iyo ntego wihaye so nicyo cya mbere bisaba kugira intego ukasetinga goals zawe nk'urubyiruko bizagufasha no mu kwiteza imbere haba muri ibyo bibiri byawe haba muri ibyo bitatu byawe kuko uyu munsi uba ufite bibiri ejo uba ufite 20 ejo uba ufite 50 uyu munsi ushaka gusevinga bibiri ejo wabona 20 nayo ukayasevinga ni nk'uko n'umukuru w'igihugu yavuga ngo tujye twizirika umukanda natwe urubyiruko tugomba kwizirika umukanda ku mafaranga yacu tubaba yatuvunnye ejo warangiza ukananirwa kujya kwa muganga twarayajyanye imizono rero ubu biroroshye haba ku registeringa kwiyandikisha mu iterambere fund ubikoresha telefone akanyenyeri 589 urwego hari kuri website nayo ushobora ku registration ushobora gukurikirana buri munsi ukareba uburyo amafaranga yawe ayo ubwizigame bwawe inyungu umaze kubona bikanakwincouraginga guhora ushyiramo so ku bijyanye no kubikuza ntabwo ari amafaranga uri bimeze nka banki ujya ku konti bloke ubundi akenshi nizo twe dukunda gukoresha ukagishyira muri konti ufunguza konti bloke bakakubwira ati nubikuza mbere y'amezi 6 nta nyungu irimo hari penalty kubera ko hari amabwiriza bagenderaho ariko mu iterambere fund igihe cyose uyakenereye urayabona igihe cyose ugize ikibazo urayabona ntago kandi nta extra expenses cyangwa bisaba cyangwa izo penalties ziba muri banki gusaba aho ngaho babigira so nicyo cyiza cy'iterambere fund